Ubukwe bwa kinyarwanda, ubukwe bwa kinyarwanda. Ese ko tubona ubukwe uyu munsi buravanze, hari ubukwe bwa kinyarwanda buvangiye n'imico y'abazungu, hamwe ushobora gusanga hazamo ibishyingiranwa cyangwa ibirongoranwa, ubukwe ugasanga harimo imbyino, harimo abahanzi baririmba ibigezweho, ariko se ushobora kwibaza aka kanya ngo abanyarwanda bo hambere kera bakoraga ubukwe bate? Ese imihango y'ubukwe yabaga iteye ite? Nibyo rero tugiye kureba muri iyi videwo. Ubukwe bwa kinyarwanda bwari bwiza, bwaryoheraga ijisho, bukaryohera ababwitabiriye, bukaryohera abantu bakishima. Ubukwe rero ni ubwa kera mu mizi y'umuco wacu nyarwanda, ubukwe bwahozeho, ubukwe rwose reka muze mwiyumvire ukuntu babigenzaga. Ubundi umuhango wabimburiraga indi yose mu bukwe bwa kinyarwanda ni uwo gufata irembo, ariko na n'uyu munsi dufata irembo. Gufata irembo rero ni ibya kera. Intumwa z'iwabo w'umuhungu zajyaga iwabo w'umukobwa bakavuga ko baje gusaba irembo ry'umugeni. Ibi ariko bikaba byarabanjirijwe n'umurimo w'umuranga wabaga yaratanze amakuru yose ku mukobwa ukwiye kubaka urugo. Ushimwa mu mico no mu myifatire, imisango bayishyiraga mu kiganiro kinogeye amatwi, bakajya mu mateka y'uko imiryango isanzwe ibanye neza, bakavuga ko basanzwe bahana inka n'abageni, yewe n'ibindi. Irembo bamara kuryemererwa, umushyitsi mukuru agashima, agatanga ikimenyetso cy'ifatarembo. Hambere aha, icyo kimenyetso cyabaga ari isando, yasubizwaga nyuma yo kwakira inkwano. Ya sando barayigaruraga, yabaga yavuze kwakira inkwano. Akongeraho ko irembo barikinze kandi ko umusore wabo yiteguye. Nuko bakanywa, bagasabana, ndetse n'ibiribwa bikaza. N'uyu munsi bararya. Hambere aha byari ikizira kikaziririzwa ko umushyitsi mukuru agira icyo arya ataravuga ikimugenza. Nuko bagasezerana bagataha, hagakurikiraho umunsi w'isaba. Muri kino gihe hari aho gusaba no gukwa bikorwa umunsi umwe. Ni umunsi uba wahuje imiryango yombi, noneho umukobwa agatangwa ku mugaragaro. Mu isaba bitwaza isuka, igicuba n'igikoresho cyo kwahira ubwatsi, kuko inka zisigaye zororerwa mu kiraro. Umuhango wo gusaba uryoshwa n'ibiganiro. Mu gusaba no gukwa, ibiganiro byose byabaga byibanda ku muco gakondo w'amahoro warangaga abanyarwanda n'indangagaciro zabo. Bavugagamo ubusabane bwarangwaga no gusurana, gufashanya, gutabarana mu gihe cy'akaga, bagashyira imbere cyane guhana inka n'abageni. Haba ubwo banyuzamo bagacyocyorana, ariko bimwe by'ineza utabimenyereye akagira ngo umugeni bari bumwimane. Nyamara uhagarariye umuryango w'umukobwa akagira ubwo amutanga, ariko akongeraho ko amutanganye inkwano. Ubwo rero umuhango ukurikiyeho wari uwo gukwa. Umushyitsi mukuru akagira ati nimudukoshe. Kuva kera rero kugeza n'ubu
aho uwo muco utaracika, inka niyo nkwano. Ibyo ntibibuza ko n'amafaranga atangwa, aho inzuri zimariye kuba nke mu gihugu. Iyo uganiriye n'abakuru ariko bakakubwira ko n'abageni b'ubu bataburaga gutangwa, bene abo abageni b'ubuntu bataburaga gutangwa, bene abo bitwaga abageni b'ineza. Byabaga hake cyane kuko umugabo utarakoye atagiraga ijambo kwa sebukwe, utarakoye yagiraga ijambo kwa sebukwe. Abana abyaye bakabita ba nkuri, ntibabaga ari abe kuko iyo umugore yahukanaga ubutazagaruka yashoboraga kubajyana bagakwa rero uko bisanzwe n'umuryango, maze umukobwa agakunda agaseruka. Iyo yamaraga gushyika mu byicaro, inka batangiraga kuzivuga amazina, ubundi umugeni akazahekwa agataha ku wamukunze. Kera iterambere ritaraza, umunsi w'ubukwe wabanzirizwaga no gutebutsa. Uwo munsi ukaba uwo kuvugana, umunsi wo kwitegura umugeni. Ubu amatelefone yaraje asigaye yihutisha ibintu. Umugeni yararikwaga maze abakobwa b'inshuti ze na ba nyirasenge bakaza bakajya bamutaramira. Ba nyirasenge babaga ari abo kumuhanura, bakamwigisha uko azita ku mugabo we. Abakobwa bamuririmbiraga zimwe mu ndirimbo z'abageni, yarira bagatera ibihozo. Ku munsi w'ubukwe nyirizina niho abantu banywaga, bakabyina, bakizihirwa. Byabaga ari ibirori bihambaye, abantu bose banezerewe. Muri ibyo birori niho bagabiraga urugo rushya, mu bifite urugo rushya ruhabwa inka, impano n'izindi nazo zigatangwa. Hakaba n'abaha abana babo impano bakabaterura akanya gato. Biba ari ikimenyetso cyo kubifuriza kubyara. Ibyo kwambika umwishywa ubu byasimbuwe no kwambika impeta. Umugeni amaze guhekwa agataha ku mukunzi we, ibirori by'umunsi byasozwaga no kumuhwitura. Ibi bikagenda bitandukana bitewe n'umuco w'agace n'aka. Hose ariko mu iherekeza umugeni n'ibimutwikurura habagamo inzoga n'amarwa, umubare wabyo ugaterwa n'uko bifite, ngo byashoboraga no kugera kuri 30, bigaherekezwa n'ibiseke n'inkangara by'amafu atandukanye n'ibindi by'imyaka n'imbuto binyuranye. Hari n'ababyitaga ibihembo by'umukwe. Habagamo kandi n'umuhango wo kogosha umugeni amasunzu. Umuhungu warongoye akabanza nyuma nyirabukwe n'abandi bagakomeza amasunzu bakayamaraho, barangiza bakanywa, bakabyina, igitaramo kikarimbanya. Aha ariko na sebukwe w'umugeni akamugabira yaba inka bitaga iy'amasunzu, yaba intama cyangwa ikindi, akabona kumukura muri icyo gitaramo. Ntawakwibagirwa ko nijoro
habagaho umuhango wo gukirana no kumarana amavuta. Uwo wari umukino w'umusore n'umugeni we biherereye. Nyuma y'iminsi mike habagaho umuhango wo gutekesha urugo rushya. Hagati aho ubwo ntibatekaga amashyiga ntibatekaga, bagemurirwaga n'abaramukazi b'umugeni. Uwo muhango wabagamo kubatekera amashyiga, bakazana inkono n'ikindi cyo kuvomesha ndetse n'uruho rwo kudaha amazi. Bakarika umutsima ahenshi wabaga ari uwo w'uburo. Umugabo na nyirabukwe w'umugeni bakamufasha kuvuga umutsima, bakawurisha ibishyimbo by'umubaga. Abari aho bose bakarya, barangiza buri wese ufite icyo atekesha akagitanga, yaba amatungo cyangwa se ibikoresho. Kuri ubu twavuga ko imihango y'ubukwe ya kinyarwanda ikorwa, ariko ugasanga igenda itandukana n'uko hambere yakorwaga. Impamvu ni nyinshi zirimo ahanini gushaka kujyana n'igihe. Ubundi ugasanga umukwe n'umugeni barihuje nta muranga. Amikoro nayo rimwe na rimwe ugasanga aratera bamwe gukora ubukwe bwa nyirarureshwa, tutibagiwe n'amadini cyangwa amatorero y'inzaduka yadukana ibyayo n'ibindi. Gusa ubukwe ni bwiza, buhuza imiryango ikungana amaboko, igashyikirana, ikagira ubumwe. Nguko rero uko ubukwe bwa kinyarwanda bwabaga buteye. Bati habanzaga kubaho umurimo w'umuranga. Ese abaranga muri iki gihe baracyariho cyangwa niyo ntandaro y'isenyuka ry'ingo? Ati ikimenyetso cya mbere umukwe yatangaga cyari isando. Yamara gutanga inkwano, isando ikagaruka. Isando aho bamwe muri twe turayizi, hakazamo gufata irembo. N'uyu munsi turarifata. Ubukwe bwa kinyarwanda, ese ko tubona ubukwe uyu munsi buravanze. Hari ubukwe bwa kinyarwanda buvangiye n'imico y'abazungu. Hamwe ushobora gusanga